Sechiwi way waramemuchie. Shari umva nkubwire sibyo? Aha, nkuko nabikubwiye. Ni umugabo wanje nudukorera no ari office yacu. Iyi niyo company yacu. Hanga no company yacu. Ariko icyo ndagira ngo sabe ikintu kimwe. Urumva? Ndagira ngo ntihazagira ikintu kimwe gituma hagaragara ko njye nawe dukundana. Urumva? Ya, wireba iruhande se. Abese urumva byashoboka koko. Reba ukuntu mukunda. Sibyo? Reba urukundo mukunda. Urabona njye na Besinze niba ntabyashoboka nuko nanjye ndabizi nanjye biragoye ariko nyuma y'akazi tuzadukundana icyo ngusaba hanga no kugira ngo tujye tugerageza twiyumanga nyine tubihishe sibyo ntihazagire umuntu uzabimenya noneho umva kumbwira ko tujye nese kuzi ko urukundo rutihishira sibyo urabona njye urukundo tuzarutsinda bishoboke nanjye niyo mpamvu mbigusa byakiri kare tuzatubira ngo tutanaziranye n'icyo kintu gusaba kuko umugabo wanjye aramutse abimenye mana yanyica icyo ngusabye no kugira ngo twiyishire ujye umera nkaho tutanaziranye ahubwo umva ikinyuma ngiye kumutera sibyo ngiye kugenda mubwira yuko uri musaza wanjye wo kwa mama wacu urumva ko twari twarakubuze wari waraheze hanze kubera intambara nyine ukaba aribwo ukiza ariyo mpamvu atanakubuze ubu akaba aribwo mvuye muri Kongo akaba aribwo ukiza noneho nkaba nanze ko wicaye mu rugo n'iki nkaba nshaka gusabira akazi muri kampani yacu kuko umugabo wanjye nkunda ntabwo ari babyage pe humura nugira ikibazo ubuse ntabwo biransaba kuvuga nk'igiswahili cyangwa nje nkashiramo nta kibazo ntabwo umugwanjye abikomplika ntabwo birushya nta ntambaragira natoka Goma natoka Kongo nk'ibyo nkubura rwose nta dokima ari bugusabe nta bintu byinshi wowe uzi mwamwarigeze se kubiganisha umva nabangiza amahirwe mbonye akazi kabisa oya urumva ko kuntu ngukunda ntacyo ntakora kugira ngo ubone akazi gusa ikibazo mfite ni kimwe kusiko nakoraga akazi k'ubumotari sibyo subizi nakoraga akazi k'ubumotari ubu koko ndakora mu biro mbishobore izi ntabwo nize amashuri menshi ndabizi ariko humura nzajya nkuyobora nzayamba ndi hafi yawe akantu kazo ugira ujye umbwira ariko nyine umeze nyine kandi mushiki wawe nta bintu byinshi byo kuvuga ngo dufite isano cyangwa turakundana hoya iyo kintu cyonyine ngusabye ubu nani ngiye kwicara mu biro ubundi ubicare mu biro wegere hafi yanjye njye nkureba nkwita umva cyangwa uranshimishije cyane ukwita akajisho sibyo ya miyaga yo kwiga nicaye kuri moto ndashaka kubona hafi yanjye ngiye kwicara mu biro noneho buretse nkwereke ikindi gusa mfite ubwoba pe mfite ubwoba ukuntu nzajya mbona umugabo wagukorakora njye ndafuha nzajya ngufuhira ugomba kwihagarara umugabo wanjye umenye yarangoye ibyo ngibyo ubera nk'abatari no kubireba teganya nyuma y'akazi ngaho ngwino ariko nizere ko ibyo tuvuganye umva byo kunyirebeshwa nk'umuntu nkunda agera iruhande sinzi niba nzabishobora twe twabonye umushyitsi mu rugo yitwa Deo ni musaza wanjye musaza wawe ni byiza musaza wawe si musaza wawe ko benshi mbazi yuko ntamuzi bite iyi ntabwo muzi n'ubwo twe twaramuzi mu ntambara yabaga muri Kongo natoka Kongo Goma niko wari uri twetera Kongo hapana aya ntabwo nabijyamo Goma se ko ari hafi y'u Rwanda tutari twaratashe sasa kuvuka sio rahisi
kuvuga kugera Rwanda siyo rahisi kwambuka rega ntabwo biba byoroshye ntabwo uzi ikinyarwanda noneho ndagerageza musaza wanjye rero nari kumureka nze kugupresenteho ba mama baravukana mama ni mukuru wa mama bo bana ntabwo bari banaza niyo mpamvu nabo utabazi noneho nabo bari yose niyo bari ndi kuba basize ubuzima tu ubuzima nakunje no kwihangana ariko ubwo uri mu Rwanda ibintu biroroshye uri mu Rwanda biroroshye ibintu ni amahoro iwacu mu mutekano mu bandi utangiye gukora ushaka amafaranga witeza imbere asante sana shira akandi kantu ko nashaka gusaba ari mpamvu nari muzanye ngo mugupresenteho ngira ngo mufashe yuko twamushakira akazi muri kampani yacu se nyene yo kuna yizi urabona hari we ashobora urimo yabishobora niyo mpamvu namuzanye ndabizi ko yabishobora kuko yarize kandi naha urumva nta bantu azi ni igihugu agezemo bwa mbere ntabwo yapfa kubona akazi ngize ngo aho kujya agererwa yicaye mu rugo ati naza bakubwira tukarya ko ari ukuntu twamwaranje akabona akazi muri kampani yacu biroroha se buriya gusa kubera ko imyanya ihari uyizi ngo uze kureba umwanya ashobora kujyamo ngo ubona yajya nubwo bari bajya bari bakorera ariko ubwo nyine byumvikane ari bwandike babisaba akazi fotokopi ya diplome ibyangombwa bimuranga na CV we nyine ni ngombwa bagomba kubitanga nyine kugira ngo mbese ibyo biraza kugorana nibyo ko yarabwiriye kubera ibintu by'intambara ubu nta byangombwa yapfa kubona imibi yaca niyo mpamvu nabivuze ngo turebe ngo twamuha akazi ipotea ibintu byose bivuga ubishyira mu giswahili dukoresha ikinyarwanda kuko hano dukoresha ikinyarwanda cyane ntabyo afite ubu ngubu byarabuze kwiga byo yarize ndabizi neza ariko ubu ntabyo afite ndetse yabona akazi gute niyo burose urumva ntabwo wenda ashobora wenda nko kwandika wenda aho byakunda ariko ahandi ubu ntabyo yabona niyo mpamvu mvuze ati turebe ukuntu tumwaranja kuko n'ahandi hantu yapfa kubona akazi noneho genda urebe urabizi ko dufite umwanya muhariya hano cyane kubashakira umukozi ugomba gukora genda rero urebe niba yabishobora abari bajyamo abari akora ariko hano bisaba gukorana umurava bisaba gukorana Imana ibahe umugisha Mungu awabariki guys hano bisaba gukorana umurava bisaba gukorana ubushishozi ubunyangamugayo hano umukozi kuba tumukeneye umusaruro umukozi wese uje hano gukora hano iwacu tumusaba gutanga umusaruro ku buryo bugaragara ntabwo dukunda abanebwe tuzinduka kare tukajya mu kazi hano umukozi utari mu kazi aba ari muri konje uri mu kazi nyine aba ari mu kazi ku buryo bugaragara rero bagenda mu bivuga rero nka musaza wawe umuragenda muri ukuntu kugenza muri uko mu bipanga n'uburyo bigomba kujya kuri gahunda gusa kandi nawe raporo yayo yampondeye cyane wanda reka mbizana naraye mbikoze nakunda sawa rero bro turaza gusubira cyane cyane antuka nashukuru sana nashukuru kabisa unaratse sha kazi k'ubumotari no kurya capati reka sha barakubeshya tuvugane nicaye mu biro kubeshya taza kohereza ifoto uretse gato sa nandi kureba ibintu by'amataro yenge wapi kabisa sinabishobora
mbabara ndebe reba ukuntu bigenze byo kuza ahangaha urumva kiri gutya ahangaha wandikemo ibintu birakomeye sinzi niba nzabishobora iya uzabishobora ntabwo kandi nabonye umugabo wawe nawe ari seriye ako si ikihe kibazo kuzamenya cyangwa se iyo porogaramu ufunguye ni iyihe wadi Microsoft wadi ikora ibiki niyo wandikira mu dokima ushaka gukora raporo urumva n'ibintu by'amaraporo birimo ibintu wanzanye mu rwose si ibyo gukora taha wabonye fatanga bibyikorezwa ibi bintu ubona bizaduhira koko ahangaha hano mureba se mureba kwandika ntakindisha naho ngaho utiwandika ijambo ushaka ntuzi ko njya mbona wowe ugira gutya nkaba ndi kugira uretse umva ibi tubireke icara hano mubwire icara hano mubwire icara hano wowe icara hano mubwire hari ikintu ushaka ko dupanga icara hano mubwire gusa ufite ubwoba bwiwe ndabizi niba wicaye uri bwumve neza ko wagira ku mubare ko nyicaye emereye sibyo nabize gahita wandika sibyo ukandika tuvuge nk'urugero umva ibi bireke sasa ndashaka nkorera bino bintu abantu bigomba guhita bijya numva nona yego hanyuma unkorere invoice sibyo ndabishaka vuba kandi ikindi abandi bakozi batanze amaraporo ariko wowe ijyawe sinzi kubera iki byagenze bite ndaziguhera rimwe nta kibazo bo ndashaka bikore vuba bitubire sibyo nta kibazo ibitinde Shiri. Nubwire. Ndi wicaye ku meza. Ntabwo wicaye ku gitabo bifisi. Mva hari ikintu nshaka kugusobanurira. Ntabwo urupino urabizi ntabwo urupino mbabarira niba ari icyo mbaza basicara hari iruhande gusobanurira niba kucyariga nakumva okay reka musobanuze kwigira hino ariko nyegera ariko ngambwira nyine ibintu bambashije ejo byarangiye sikumara uchonga kana yarakunyereka ariko se nawe araza akakwicara hano ruhande rwawe hagurika ku meza ameza uzi ko bayicara ntabwo ushobora kumubwira ntabwo nazi kurya ubutinde yaramaze gukarira aragiye kugenda none se kureba no kwicara ku meza hano kwicara ku meza zino meza kuzicaraho n'ibibi sibyo wabyumvise umwanya wawe wari ufite nguyu nahangaho kandi muregeranye cyane ku buryo ugize icyo ukenera kumubaza wabimubaza sibyo ntabwo ushobora kumusobanurira wowe uko ibintu bimeze mbabarira ntabwo nabibonye ko yicaye ku meza byanciye mbabarira ntabwo ari byo mbo ikindi kubera iki utarampa raporo bimeze bite yes wigeze ubinyuzamo amaso ntabwo nakubibonye nayo mugihe ngo nagize vuba y'impenzi none bwo nayo ndi y'ejo ndayiguha umva rero mubwire ibi bintu
tukabikurikirana neza mu bive mu nzira ni ikibazo iyi ni ejo wayirebye se Oya nabona akarebye nayo. hasi ibintu byose ntabwo urakareba Naye mu byingo bimwe. iriya nturayireba iyi nayo nturayireba Nuko yisuza sheri nayo yakujya binyereke. si wowe sinakubye ngo ubinyere gukanga njye byaba invoice ndabizi Uko nakwegereje hafi kugira ngo narakubwiye umenezere ntabwo biri kuntera stress. njye narakubwiye ngo ntabwo ngiye kudufata. urumva nakubwiye ngo ntabwo nyize bihagije urumva Icyo si cyo kibazo. wagarukiye mu wa gatandatu Icyo si cyo kibazo nari bubikwereke ahubwo ukuntu ndakore uko nanabibonye ari ukugukunda nanabise nabonye ko nshaka nanone bongeye. oya reka mubaze umuntu wagarukiye mu wa gatandatu primaire urabona njye ibintu bya invoice nabimenya njyewe Oya byo urebereje kucyamanza kumubwira ndamukanyikore nikosora aho tumeze neza. atangiye kuducishamo amaso Ay ko ndiko nuwo biteye. ngenda gushaka nimugura muri ghetto gihe Sanda zakoze. Deo man musaza waratse kabisa ubu naratse hasi man uri kwiba amafaranga ufite banki uri gutera usigaye wesikoroka byagenze bite man reka nkubwire rero reba udupira usigaye wambara ubu body reka sinakubwira musaza urahumura buri wese neza agira uzi ko iyo parufe nayumvanye umugore umwe w'umukire ufite imodoka ihagaze miliyoni 70 ingahe man ariko Deo uracyagira ibikabyo kuko oya ntago ari ibikabyo man umva cyakora nakubeshye nari ndambiwe rwa rumoto rwawe rw'urushaki nagombaga kugusubiza ibyawe wari ubayeho neza ahubwo mbwira ahantu usigaye warateye ku mbimenye akuzi ko nigeze gutereta umukobwa mfite cya kimoto cya kikijagi akanyanga kubera uburyo rwari rurusa rwa rumoto ariko ubu ngubu none reka nkubwire ubu nsigaye nkora mu biro ngo iki nsigaye nicara kuri nkanyereza suri ariko man wagiye ureka gukabya man mu biro se wowe wigeze ari amashuri nzi wize na provisoire kwibona byakubereye ikibazo wakoze inshuro 12 nka za zindi zintumwa za Yesu ariko Faustin ngiye uranse ubu koko uyobewe ko mu biro hari abantu babaherwe batigeze biga abaye barahari ku buryo bagukoresha mu biro se niba ubipinga uzaza unsure mashini surayizi ariko Deo wagiye ureka gukabya niba upinga ngiye uzaza unsure ku kazi wagejejwe n'iki ko basaba diplome y'umuntu adepoza ko basaba nabuzi wa mugore uwe mugore se wa mugore wakundaga kunsura umwe w'inzobe se uwo ngo rero umugabo wa niwe ko afite company umugabo we afite company ikomeye ku buryo ubu ngewe tageta ahubwo mfite kunyereza suri urumva nkurura imitungo man njyana ko bazakwica mwe ko bazakwica ubu tageti nuko iri company ngomba kuyitwara kandi umugore arashyigikiye 100%. ubu wabaye umugabo umva ukuntu twashushanyije umugabo umugabo azi ko ndi musaza w'umugore we waricara akabati ati ndi dore bofre ko bikaze man reka nkubwire utamenya ubwenge ahangaha muri Kigali wazapfurimbwa kandi nibyo kuko ngiye gupfa nyimbwa habuze gato mugira inama ya kigabo uzarye ducyo uryame kare gute se ese nk'uwo mugabo ko wumva ari umukire akumenye gatoya akagushyira kugereza yabwirwa n'iki izo game zanyu ko zikaze ahubwo wowe ikigaragara sibyo uracyari umuntu meze nk'ufite igihu mu maso uzaze nkwereka ukuntu nicara mu biro sha Faustin reko urajya biterwa rumoto rw'urujagi se ahubwo umva ngenda ndashaka kugura moto isi 3 ziguhereze ajye kuzikugurira se ni kugira ngo nzajya nsunika suri ngaruza imitungo ukagira ngo nzazitwara nta kibazo noneho reka nkubwire sibyo twagiye ngiye kukugurira sha tugende ngiye kundire kandi ko
Kuki nsigaye mbona ibintu byarahindutse cyane no kubera iki? Ibi se byahindutse kandi. Reba nk'ubu ngubu hashize ibyumweru 2 tudasenga. Hano twajyaga duhura mu gitondo mbere gutangira akazi tukabanza tugasenga. Ugafata abakozi bose tugasenga. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Byagenze bite? Ntabwo ubwo ikintu cyahindutse kidasanzwe ahubwo muri iyi minsi nagize akazi kenshi kandi kino cyumweru cyase numva nambaza mfite nameze neza naho undi rwose mugabo nta kintu cyahindutse ni ibyo gusa ariko n'undi njye nabaga nasenze nazaga nkumva nasenze nkumva ni ibyo n'undi nabaga naniwe ariko undi nta kindi kibazo pe ntabyo. Warahindutse ku buryo bugaragara kuko icyambere wajya guza uva ku kazi ukagera mu rugo kare hakika uhita ku mwana ukamenya uko urugo rwiriwe. None uyu munsi natangajwe no kubona utahari amasaha none ukakabyibera si uyu munsi gusa byabaye nagusije ijoro ryashize. None se ko nakubajije wambwiye wigeze ubwo busobanuro umbwira ati nibura impamvu yabiteye ni wari ubabaye cyane ubwaka ntabwo washakaga no kunyumva naho ubundi nta bindi bibi nagiyemo nta kindi kintu nuko natashe numva niwe biba ngombwa kunyura mu isoko ngeze mu isoko umuntu wa mudamu w'inshuti yanjye nsanga atambwira nyine turaganira n'ibyo byantindije urebye nta kindi pe. umwaganiraga ibiki bigira saa 3 baganira saa 3 twaganira tugize aho tujya gucara ahantu tunywa agafanta turaganira. None se ubundi ko mbere hose wajya kubimbwira ukambwira uti ngiye gutaha ariko ndi butindeho gatoya kuki umunsi utabimbwiye byageze ugize ikibazo nagize ariko ushiriho irakara ikibazo nagize reka ku mase n'ibyo byakurakaje telefone yagiye gasemo umuriro bituma nkamubwira kandi nanjye nagiye ntazi ko ndi butinde rero hari nanganiza kandi numvuga arimo ko mutega amatwi nicyo cyonyine cyatumye ntinda rwose kumbura mugabo mwiza nta kindi cyantindije pe. Ikindi hano akazi karapfuye ujye ubibona karapfuye raporo ntabwo tukizitangira ku gihe mbere ibyo umusoro mwajyaga mubyibuka nkamo hakiri kare none ubureba aya matariki ahantu ageze sinzi ikibazo kandi bipfuye mu minsi mike cyane ishize n'ibintu bitangiye kuzana sinzi impamvu. Mana yanjye rero sinzi ubwo habayeho kurangaraho gatoya rwose n'ukutubabarira ibintu ntabwo ari kurangaraho gato ariko ndaje ndumva ameze neza ndaje nongera ntibishaka ku murongo n'ukuri ntabwo gisenga waraguye usengaga mbaraje tekereza kuri nijoro waryamye ndasenze nari naniwe nyine ndasengera umutima nuko numva nta kibazo ndaryama ese uzi ko numva ufite ikibazo nta kibazo gihari. Harya ababyeyi buriya mu musaza we baracyari muri Kongo? Baracyari ni bakiri baba harya papa witwa nde? Papa we witwa Kayitani. Mama we Specials. Ndifuza ko twabashaka tukabatumaho bakaza. Bizadukushobokera abantu babiyo hirya muri Kongo byambo biroroshye. Nose ntiwambaye ko babanaga nabo yabanaga nabo ariko intambara zarabatatanyije sinzi ko bizapfa kutworohera mugabo mwiza yego pe byari byiza ibitekerezo cyiza kuko dushaka umuryango wanjye ariko harya amazina yitwa amazina nde amazina y'ababyeyi biharye bitwa Kayitani. Mama we witwa Specials. Okay. Reka tubanze tuvugane banze mvugane nawe. Ese watsanye kunywa amazi
kuri ya makuru uretse gato ushaka numvise mumamagaye. yego Yego. harya ababyeyi bawe harya bitonde Ababyeyi banjye